Yesu ashimwe bavandimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Umunsi wa none nongeye kubasuhuza no kubifuriza umugisha w'Imana. Na Apotre Rosine, umushumba wa Buhoka, ndi i Kigali. Imana ishimwe. Nje gusubiza ikibazo umuntu yabajije, bakibajije ari benshi mu gikari. Nje kugira ngo tukiganireho. Ese koko Imana niyo iduteza abarozi? Ubundi abarozi bavahe? Abarozi bava hehe? Ko twese umuntu avuka ari agahinja atazi iyo biva n'iyo bijya. Iyo umuntu birangira abaye umurozi gute ku buryo agira umutima wo kwangiza undi muntu mugenzi we? Icyo nicyo tuje kuganiraho. Nakiriye abantu bashyashya mwaje muri uyu muryango w'abana b'Imana. Iri ntabwo ari idini. Apostle Rosine Official ntabwo ari idini. Ni ahantu abantu duhurira tukungurana ibitekerezo, tugakurikirana inyigisho zo kubohoka ku barozi, ku myuka mibi, ku myuka ya karande. Nibyo biganiro bikunda kuba hano. Bibiliya iratubwira mu Kuva 22 wa 17 ngo umurozikazi ngo ntitukemerere kwabaho. Niyo mpamvu hano havugirwa ibintu by'abarozi byinshi bihuye na ministeri yanjye, mission iri muri Yohana 11:44. Yesu yagiraga kwa Lazaro akabwira abantu bari baraho ngo bamuhambura agende. Ibintu baba bashyizeho abarozi aba ari ngo yiburye. Baba bakuzirikishije bakakuzinga, bakazinga ibyawe. Iyo tuvuze rero ngo umurozikazi, Bibiliya ikatubwira ko ngo ntituzemerere ko umurozikazi abaho. Burya nababwiye ko atari ngombwa kuvuga cyangwa gusenga amasengesho ngo apfe. Oya, hano tuba turi mu mwuka. Ntabwo ari ngombwa kumwaturaho urupfu ngo bagende bamushyingure. Hoya, twebwe hano tuba turi mu mwuka. Wica umurozi spiritually. Wica umurozi ukica imbaraga akoresha, ukarimbura ikiri muri we, ukica ibintu byose yaba akoresha mu buryo bw'umwuka ukabirimbura. Burya uba wamwishe, kuko umuntu burya ni umwuka, uba warimbuye ibye, niko kumwica ubundi. Bibiliya ubundi iravuga ngo ntitugatinya icyica umubiri, ahubwo dutinye icyica ubugingo. Iyo urimbuye umurozi mu buryo bw'umwuka ukarimbura imbaraga akoresha ukazica intege, burya nta kumwica kurenza uko. Uyu munsi wa none abantu bibaza, ese ni Imana iduteza abarozi? Ni Imana igira gute? Habwa Imana yacu ari iduteza abarozi. Icyo nicyo gisubizo nabanza kubaha. Impamvu ni iyihe? Bibiliya itubwira yuko Imana ijya maze kurema umuntu mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, kamurema ku munsi wa 6, yamushyize inzira ebyiri imbere ye, amazi n'umuriro. Imana mu kintu cya mbere yaremanye umuntu ni amahitamo. Iki kintu Imana iracyubaha. Iki kintu Imana iracyubaha. Mbasubiremo ngo Imana iracyubaha. Nariyo mpamvu iyo uhisemo kujya kwiba, utajya kubona ngo ubone marayika ahagaze mu nzira uri kugenda ugiye kwiba ngo uvuge ngo stop, wowe ujya kwiba. Oya, iyo ufashe inzira ugiye gusambana, ntabwo Imana ihagarika icyapa mu muhanda urwo rugendo wateze uri kuri moto, uri mu modoka, ngo stop, ngo wijya muri ibyo bintu. Kubera impamvu ki rero mwikora ibintu mushatse mukabona Imana ntibakuye? Nuko mu kintu cya mbere Imana yaremanye umuntu ni amahitamo. Ikintu cyose wahitamo Imana ntabwo yaguhagarika. Irakureka ukabikora. Rwose Imana ntishobora kukubuza gukora ikintu wagambiriye. Niyo mpamvu ujya kunywa imiti ugakuramo inda ukabona iremeye, Imana ntigeze iguhagarika, ntiyafashe ukuboko kwawe ngo ureke kunywa iyo miti. Nuko Imana yaturemanye amahitamo. Imana yubaha iki kintu kuko yaduhaye ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi. Ubwo bwenge nta bundi buntu Imana yigeze, nta bandi bantu cyangwa nta bindi biremwa Imana yigeze ihereza ubwenge nkatwe. Niyo mpamvu iyo Imana ibona wahisemo icyo kintu, irakwihorera, ikabona nyine ni amahitamo yawe, ntabwo yakubuza. Iyo ngeze kuri iki kintu, murambwira n'abantu birirwa bakritika ngo abantu ngo bakoze za divorce, ngo umuntu ngo azatangwa n'undi n'urupfu. Ntabwo mu gushaka Imana yigeze guhitiramo. Wahitamo umurozi, wahitamo inda ya rubebe, uhitamo, ntabwo Imana iguhagarika. Ntabwo Imana iguhagarika. Ariko iyo umuntu yemeye gusenga akegera Imana, akemera kuba umwana wayo, icyo gihe uhita ujya mu kindi kirere cyo kuba umuntu utakigenga. Bibiliya tubwira ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Ariko umuntu utagengwa, utemera kwigenga ngo agengwe n'ibitekerezo bye na kamere ye, ni wa muntu wemeye komatana n'Imana mpaka. Niho uzabona ajya gushaka akabanza gusenga, ntapfe gufatafata.
niba uzabona afite umutimanama umubuza ikintu akumva arumvishe. Buryo wemeye komatana n'Imana, Imana ikoherezaho izindi mbaraga za Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera abereyeho kutuyobora no kukubwira ngo wikore ikintu kibi, wigira gute. Icyo gihe iryo jwi ryumvwa n'umuntu wemeye komatana n'Imana. Ariko abantu bose kuri iyi si murabizi ko batomatanye n'Imana. Hari abantu bemeye kuba ibyigenge kandi urabona amahitamo yabo. Na niyo mpamvu muzabona abantu bemera kujya mu idini rya shitani, Imana ikabihorera. Aho rero niho ndi kugwisha mbabwira ko kubera zanzira imbere ebyiri Imana ashyize imbere yacu ko umuntu ahitamo, hari abahitamo nyine gukorera shitani, abandi bagahitamo gukorera Imana. Ntabwo wazabwira abantu bose b'isi yose ngo nimuze ngo numuyoboke Imana. Oya, hariho umuntu ufite imyumvire yo kumva iyo Mana atayikurikira. Ibyo se wabimuziza n'uburenganzira bwe. Nkuko nta muntu wabwira ngo ubaka inzu imeze gutya, urubaka iyo ushaka kuko n'uburenganzira bwawe. Ambara umwenda mugufi muremure n'amahitamo yawe. Ntabwo Imana iri bukubuze ngo wikambara umwenda mugufi ngo ambara oya, Imana yubaha amahitamo yacu. Niyo mpamvu rero ntabwo ari Imana idushumurira abarozi, ahubwo n'izanzira ebyiri zituri imbere umuntu ahitamo iyo ashaka iyo amaze gukura. Iyo umuntu amaze gukura avuye mu buhinja, uko ugenda ukura uhitamo ibyo ushaka. Ariko iyo ukura womatana n'Imana, kuko uba womatanye nayo, iyo noneho ihita ifata sharije yo kuba yakuyobora nk'umwana wayo kugira ngo utazajya uyoba mu nzira runaka. Imana ishimwe. Aba bantu rero bahisemo inzira yo kujya gukorera shitani, ntabwo wababuza, nyine nicyo kintu bahisemo, kuko abami ni babiri, shitani n'Imana, kandi barabizi ko shitani ayoboye isi. Ntabwo rero uwo muntu uzamubuza, kuko ni amahitamo ye. Ushobora kwemera gukurikira ubwami, gukorera ubwami bw'Imana cyangwa gukorera ubwami bwa shitani. Bariya abantu bafite icyo bahisemo, nabo bazajya bafite uburyo bahembwa n'umwami bakorera. Kimwe n'uko natwe tuba dutegereje ibihembo bitatu bimwe njya mbigisha biri mu Migani 22:4, ko abantu bemeye gukurikira Imana tuzahembwa ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Umwami witwa shitani rero nawe, kuko ari nawe uyoboye isi cyane, ariko Yesu akayobora isi n'ijuru, abo nabo bahembwa ibyabo bihembo. Rero ntabwo ari Imana idushumurira abarozi, kuko abo ni abantu nabo bahisemo gukorera uwundi mwami. Kubera ko umwami wabo ayoboye isi rero bakaba bamukorera, niyo mpamvu abantu turi ku isi nyine duhura n'akaga. Bibiliya iravuga ngo wasiwe ugwishije ishyano kuko ugwiriwe n'umubi. Luka 10:19 akatubwira ngo ariko mbahaye ubutware. Ku murongo wa 18 haravuga ngo mbonye Satani yirasa nk'umurabyo agwa mu isi. Ngo ariko kubw'iyo mpamvu mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwijima. Ntabwo Imana ari kuduha ubutwara izi ko ku isi nta kintu kizahabera. Niyo mpamvu rero nubwo abarozi bahari ari abakozi ba shitani babihisemo, Imana ntabwo yo yabirebereye gutyo gusa, ahubwo ahise ishyiraho ikindi kintu cyo kuduha imbaraga zo kujya tubakandagira, dukandagira izo mbaraga mu izina ryayo. Imana ihabwa icyubahiro. Umuntu aravuka agasanga umuryango we bakoze ibyo bintu, nawe akajya muri systeme yabo. Hari n'igihe babikuraga kabiri uburyo w'inyugushira uwo mugozi. Hari n'ababihitamo bakagenda bazi ngo ni ibintu byoroshye, bakazageraho batakibasha kubyigobotora, noneho bakemera kumukorera byeruye. Ikintu Imana ikora yo igenda iturenza ya mitego y'aba bantu, ikagenda iguha uburyo ugenda wigobotora ibyo bagukorera. Abarozi bakaba ku isi nawe ukahaba, ariko batahagaritse gukorera wa mwami wabo. Bibiliya itubwira muri Daniyeli ko uyu mwami Nebukadinezari nawe yari afite abapfumu, afite abaki bamuragurira bamurebera biriya bintu byose, n'abami bari babafite. Uyu munsi wa none hari kuri iyi si hari n'abantu batazi Imana yacu bagikorana n'iyo myuka ari abami, kugira bibafashe kumenya ibyo bashaka kumenya. Ariko muribuka ko Daniyeli icyo gihe Imana imwohereza i Babuloni, kwari kugira ngo Imana izerekane ko burya biriya bintu bizera bitagize ikintu byabafasha, ko hari iyindi Imana ishobora byose. Aribwo yajyaga irotesha umwami ziriya nzozi, abapfumu bakarebwa kuzisobanura. Daniyeli wari waroherejwe n'Imana akaba ari uzisobanura, kwari kugira ngo Imana burya yerekane ko hari izindi mbaraga ifite. Byaje kurangira nyuma muribuka ko Nebukadinezari n'ubundi yagiye gukora iryo kosa, n'ubundi mwami akongera karota ibintu. Bwa mbere yabonye ko abapfumu be babinaniwe, bwa kabiri nabwo yongeye kujya kubapfumuzaho. Imana irarakare bwamwoherezaga mu ishyamba kugira agiye kwiga, noneho ikamwoherezaho imyaka 7, inzara zigashokongora akajya arisha nk'iki. Icyo gihe nibwo yavuyeyo noneho avuga ngo muramye Imana y'aba Daniyeli. Rero ntabwo twabuza abarozi gukora, kuko nabo bafite umwami bakorera kandi n'uburenganzira bwabo bazanabihemberwa n'umwami bakorera. Ariko Imana natwe igenda ishyiraho ubundi buryo bwo kubarwanya. Ari nayo mpamvu muri Bibiliya nyine mu Kuva
22 17 batubwira ngo ntitukazemerere ko umurozi kazabaho. Hari uburyo bwinshi Imana iba yaraduhaye abo barozi bakoramo, ariko natwe tukabarwanya, ukabarwanyisha isengesho, ukabarwanyisha ibintu runaka byose Imana yagiye ikora ishyira ku isi kabirema tukabana nabyo, aribyo njya mpora mbigisha. Umuntu utemera ko iyi si tuyeho abarozi azabyemera ari uko ibyo bakoze byamugezeho bikamuhungabanya. Imana rero ishimwe, ndumva mbasobanuriye. Shalom.